iki kintu nakirekanye ivuge kuko kiratugora nk'abantu bato gusiga kampani yawe. Hari ukuntu rwose wowe ufite inshuti, aba bantu twese tugicamo icyo kintu kandi birumvikana. Hari nk'ukuntu wowe ufite cycle yawe hanze ari inshuti zawe, like inshuti zawe, rero waza ukabona ni mu cyumva ibintu kimwe. Biba bigoye kandi mu rubyiruko turahura n'icyo kintu cyane, ukumva ni mu cyumva ibintu kimwe, watikiza kwasiga ukumva ntibishoboka, you know. Ariko abanyarwanda bari so spiritual, bavuze ngo mbwira uwo mugendana mbwira uwo. Urabona iyo umuntu agikizwa twavuze uburyo umuntu abashaka kubahurira iki, ariko hari n'ikintu cyitwa imbuto. Hari imbuto ebyiri, imbuto imwe ya knowledge, indi mbuto ikaba iya life. Ugasanga umuntu mushya muri Kristo yuzuye iyo knowledge y'isi. Abakristo n'abantu bagoye, abakristo ntibishima, abakristo ntibajya barelaxinga ibintu nk'ibyo, barababara nibo bagenerwa ibintu bikakaye. No yaza gukizwa kubera yuzuye iyo knowledge. Umuntu yamuha rya jambo nyamara muri Kristo ni sawa, tubyine dusibe tukavuga ati kada, kubera ko biho biri kugwa habaye muri ibi bintu ntago byaba byiza. Hari nk'igihe navuga ati urumva iyo umuntu agitangira avuga ngo ndafastinga, nkavuga ati ndaza gusenga niyirize. Narabyuka mu gitondo ngasenga iminota mike cyane, umunsi wose nkareba filme, nkaza kuri umva saa 11:59 nibwo nari nza kureba filme, nkahita njya kurya. Utanasenga mbese numvaga kwiyiriza ni ukuri. Filme yari ikintu nshobora kuraraho kugera saa 11 za mu gitondo, ndi wite naragenda ku kazi. Filme yari my distraction. Shalom, welcome to the Grace Note podcast, a place where faith meets real life and young hearts comes alive. Uyu munsi twagira ubuntu bwo kugenderwa n'umukobwa mwiza ufite igikundiro cyinshi, ubuntu bw'Imana, muri title cyangwa topic yitwa spiritual discipline for modern youth. Welcome darling. Yeah, thank you. Shalom kandi nitwa Deborah Ikirezi, nkaba ndi Umukristo ariko ndi n'urubyiruko. Nk'uko topic avuze tugiye kuganiraho iri bwibande cyane ku rubyiruko ariko rukijijwe. Urubyiruko rukijijwe, and I'm so blessed and honored kuba muri iki kiganiro. It's such a blessing kuba ngiye kugira ibintu sharinga ku rubyiruko, nanjye wenda nagensha muri rimwe na rimwe. So I'm so blessed and thank you. Deborah, tutararenga aho gaho, ibi bintu by'urugendo rw'urubyiruko muri Kristo, how is it for you? How is it going? So far it's good, ariko ntabwo ariko byahoze kuko gukizwa uri muto it's a grace, ariko ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigoye cyane cyane muri generation, you know, ko ama generation agenda uko ibihe bigenda bihana n'ibindi bikomeza gukomera, you know. Isi yacu iri modern, ifite ibintu byinshi so destructive. Rero kuba Umukristo uri muto, kurwana n'imyaka, kurwana n'ibigusurroundinze, utaramenya ibiki, you know, youth nyine bya byose ducamo, noneho ukemera guha ubuzima bwa Kristo. Ni ibintu bikomeye, ariko by the grace of God, uri ntwari. It's nukuri, if you are Christian and you are youth, believe me, rumuntu hatari. Nukuzajya wisengerera every time umenye ko wemeye gufata umwanzuro wo guha ubuzima bwa Kristo. Ariko let's go back to the topic a little bit. Ubundi nk'umuntu w'urubyiruko uri kudukurikira akumva ngo spiritual discipline, uriya ni gute umuntu yamufasha kumva what is spiritual discipline ubundi? Urakoze kati. Spiritual discipline ikubiyemo ibintu byinshi kuko it's n'urugendo n'ubuzima ku Mukristo, ariko kuko turi bwibande ku rubyiruko, impamvu mvuga ngo n'urugendo ni ibintu dukora daily, like ni ibintu ugomba kwihata. Harimo ijambo kwihata kubera ko ni ibintu ugomba gukora ushizeho umwete, kandi sometimes utanabyumva, like utabyumva neza, kandi binakugoye. For example, ushobora kwibaza se ndi Umukristo, wenda Holy Spirit aragutegeka gusenga buri munsi, ariko ngarutse ho gatoya ku kibazo warumbajije narajya kure, wenda spiritual discipline nkuko nabivuze ngo n'ubuzima bwa buri munsi, kuno nabisobanura nk'umuntu wenda ushobora kuba atabyumva. N'ubuzima tubaho bwa buri munsi butugoye,
rimwe na rimwe tutanabishaka ariko kugira ngo tugere ku rugero rwa Kristo dushakaho cyangwa se tube mu buzima bwegeranye n'Imana, kumenyana n'Imana, gusabana n'Imana, kuko ntekereza ko Yesu yatweretse neza ko ikintu cya mbere nta dini ahubwo habaho relationship with God. Rero spiritual discipline kuri youth mba numva ari n'urugendo rwo kwegerana n'Imana, bwo kwitoza ukuntu ubana n'Imana, like praying, gusoma Bible, kwitoza, mbese kugabura umuntu wawe w'imbere ariko biri consistent. Ako kantu consistency is the key. Hari ikintu uvuze ngo ni urugendo. English cyane ikunda kuvuga ngo the ways of man. Imana igira uburyo ikora ibintu n'umuntu agira uburyo akora ibintu. No twakwifasiriza nka tuvuga ko spiritual discipline genekereje mu bintu uvuze ari n'inzira umuntu cyane urubyiruko rukoresha rubana n'Imana, rwegerana n'Imana, rurushanya no kumenyana n'Imana. Ese buriya turebye urwo rugendo umuntu arwubaka ate ko bitoroshye muri no modern world yacu? Umukristo yubaka ate spiritual discipline? Ndumva nishimye, urakoze kati, ndumva nishimye kuko ni ibintu ngiye kuvuga ibintu nzi, ibintu nabayemo kandi nyikomeje kubamo ko ndacyari urubyiruko of course. Kubyubaka ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigoye, like ni ibintu bikomeye pe kati. If I say it's hard kuko impamvu bitugora, urabona turi misi imvuze iyi generation turimo, kuba umuntu w'urubyiruko bivuze ko icyambere nko nabivuze urarwana n'imyaka, like hari ibintu imyaka yanjye iri kunegeka. Irambwira ati wasohotse soka n'inshuti zawe, Holy Spirit arambwira ajya gusenga. Rero kugira mbyubake, impamvu tuvugiye discipline kugira nzareke ingiye ibyo nshaka, wenda nshaka kujya gusohoka ariko Holy Spirit arakumbwira ajya guterana, kugira nzabireke nuko nzaba mfite ya discipline. Iyo discipline rero ivaye nko arumbajisha bayubaka gute? Icyambere pray, gusenga, uyubaka masengesho. Thank you. Uyubaka masengesho. Uko urushaho gusenga, it's a key. Uko urushaho gusenga, abushubacu rero bagize kudusetsa ngo umuntu amoje ngo ese nguretse gusenga ngo ndi ikindi kintu umuntu yakora ni iki? Arambwira ngo ahura mfashe kuko icyo nanjye gwe ni ugusenga, nta yindi option. Niyo inzira yonyine nyeka ko na Kristo yabitweretse. Yego. Rero kugira uzagere ku rugero rwo kwitoza gukora icyo Mwuka Wera ashaka cyangwa Imana ishaka, kuko Mwuka Wera yenda kubya data ikirakubwiye nibyo biri umutima w'Imana. So kugira ngo uzagire ya discipline nukuba usenga, kuko gusenga niyo key y'ibintu byose turi buvugira. Icyambere ukuguma gusenga niko urushaho gutinya Imana no kuyubaha. Uko urushaho gusenga niko wumva voice y'Imana. Uko urushaho gusenga niko ukomeza kugendera. Yego buhinduka, nukuri burahinduka pe. Rero discipline ya mbere numva no gusenga. Rero ushobora kwibaza ati se kuri kubivuga nkaho ibyo bintu kuvuga bitagoye. Biragoye. I know nanjye ndi kubivuga biragoye. Noneho ko impamvu bigoye ni ukubikora buri munsi. Hari nk'igihe bibaza se mbese ndasengera iki? We n'ibintu nabibwiye Imana, hari abantu bameze gutyo. Ati ibintu nabibwiye Imana ejo nibizi ndase urumva urubyiruko duhura n'ibyo bintu. Ariko iyo wihaye discipline, wenda nkanjye nitanze urugero, nakunda gusenga saa sita muri pause, like umunsi wo kumanywa, ariko ndarasenga no mu gitondo, ariko saa sita ndavuga ngo reka isaha nzayimana. Ariko bigeze hagati ndavuga se nzajya muri senga saa sita mvuga iki, you know? Ariko nyuma yaho niho naje kwibona ko ya consistency ari ikintu yahinduye mu buzima bwanjye, mu buzima bw'akazi, ya mu buzima bundi busanzwe. Ya consistency yaramfashije kuko niyo nabaga ndi no mu kazi narakomezaga nyine nkumva my heart iracyari kuvugana n'Imana. Utaraharenga urambwiye ngo wagize challenge, mbwira uryo yovakaminze kuko hari umuntu avuze ati ngiye muri consistency ariko ikamugora. Ikintu navuga ko navakaminze ni Holy Spirit. Kuko numvaga pe mvuga ati uyu munsi ariko wabireka nkaza gusenga ni mugoroba, ariko the Holy Spirit niyo mpamvu niyo foundation nk'umukristo
ugomba kuba ufite Holy Spirit kuko nubwo nigiraga ibyo bintu sister azagera akambwira atari kuri mu biki you know hari ako kantu kandi nako nkavugeho mbe specific hari umuntu uvuga atari ko si umutima wanjye uri kwimbwira cyangwa se ubwenge bwanjye wenda ariko anytime wumva ibyo bintu biri kukwerekeza ku Mana akenshi aba ari Holy Spirit uri kubikubwira so nagiraga sister akambwira ati ibintu birimo simbizi yeah it's hard ariko ndakumenyesha ko nubikora bizatangira bigoranye ariko nukomeza bizagira bibe ubuzima kuko ndibuka ko iyo sister naje kugira igihe nyikuramo kuko ni alarm yanyusaga ariko nayivanyemo ariko sister zarageraga umutima wanjye kabimbwira ugeraho ukamenyera yeah nkuko no mu buzima busanzwe ikoze nk'ikintu nk'imisi 21 tigera kikaba yo character yego iki navuga kuyubaka kundi ni gusoma Bible gusoma Bible nabyo birafasha kandi ni ibintu bigora urubyiruko nawe wenda urasiko tubwiraho kati gusoma Bible ni ibintu byangoye no n'ukuntu tugira umuco wo kudasoma you know kandi ushobora gusa ariko ngerera ari n'umuntu wabitubwira ko batari kuki ushobora gusoma ikindi gitabo nk'abakobwa dukunda ibitabo bya love stories nube bored ukaba wabisoma ukagisubiramo you know ukaba wareba movie like umunsi wawe ukarangira ariko Bible guys verse imwe yes kakunanira ariko reka rero mbabwira ibyo rero kurabitsinze mbere narabanje ndavuga ati rero igitabo kibanza Old Testament yarangoraga kuko numvaga iri bored numvaga ntari wibasha hari umuntu wenda wameze nkanjye none ndavuga ngo reka nangirire mu isezanuriye kuko byibuze numvaga nshaka kumenya amakuru ya Yesu nyine numvaga hari utuntu nzimo wenda bitazambira bored ubundi naryo banga noneho mfata kujya nsoma verse imwe buri munsi ndavuga ati ngiye nsoma verse imwe buri munsi ariko icyo kintu cyaranyubatse nkajya avuga mu gitondo nk'ubu uri kwitegura ugiye ku kazi wenda wabugeze ku kazi mutaratangira neza ukahita ufata akanya kawe ugasoma Bible wenda nimugoroba wataha ukongera ukayimeditinga n'iki biriya bintu byaramfashije kandi nyine ubu uri kubuilding umuntu wawe imbere nayo hari akantu uvuze numvise ukavuga mu buzima bwo gusenga numvise nakavuga muri Bible bisa na hari amahitamo gufata umwanzuro it's a choice kuko kugira ngo navuge ngo ngiye gusoma Bible ubu ufite iyo nyota ariko ugahitamo kuvuga ati uyu mwanya wanjye muhariye Bible gusenga kugira ngo ugende ugahitamo uwo mwanya kuwuharira kujya gusenga kati urakoze none se buriya amahitamo ko agoye urubyiruko buriya byagenda bite kugira ngo umuntu avuge ati mpisemo Kristo kandi kuri Kristo turabizi neza ko hatarimo inyungu imeze nk'iyisitanga none kwa Yesu niki kintu cyakumotiva gufata ayo mahitamo kuvuga ati mpisemo Kristo kuko nzi ko twe nk'abakristo twamenye araryoha kurusha uko isi umuntu utangiye urugendo umubwira gute kati icyo kibazo cyawe ni cyiza uretse ko kinakomeye ariko nk'uko nawe nabivugaga ntabwo ibintu byose ndi kuvuga ariko byoroshye na nubwo nabyose mbisangaho it's a journey kugenda ukura ariko nk'uko nabivuze it's a Holy Spirit nk'urugero hari nk'ukuntu njye hari akantu natekereje wenda agashobora no gufasha mugenzi wanjye icya mbere guterana n'abandi kuko ubwo bwenge bwose yego guterana kwera hari n'abantu bumva bakavuga ngo church se ngo sinasenyera mu rugo you know abantu nyine bakinjira ari ukuntu nyine ibyo bintu baba batabyumva bya church yego ariko church nago ari idini abantu babifata nabi kuri guterana kwera kutungura twebwe nago ari ukuri mu rugo ni nacyo Imana dusaba cyane kugira ubusabane nawe kurusha ko wavuga ngo ndajya muri church ahubwo abantu babifashe nabi muri church n'ahantu tujye tugakurira ngiye ibyo byo gusoma Bible n'ukuri nabimenye muri church n'ahandi nari kubikura pe kandi nari nyijijwe ariko mva Bible ariko uko bakomeza babimbwira nkababimbwira na Holy Spirit uri muri wowe aravuga ati ariko se ibyo bintu uri kumva rero guterana kwera twungukiramo ibintu byinshi hari umuntu ugeze kuvuga nyeka ko kari bufashe wenda n'abandi aravuga se niba aba influencer avuga ati ngiye ibintu nibyo nahaye umutima wanjye buri joro n'amanywa aba ari kuri icyo kintu avuga se ntagaki kandi nakora urumva wenda nuko bo nyine babirimo n'akazi n'amafaranga
ariko natwe nk'abakristo nakazi nakazi n'umurimo nyine tugomba ikintu nashaka kutwumvisha aravuga ngo icyo ugiyemo ugikore neza. Niba waravuze ngo ndaje nje kuba uwa Yesu nk'uko bavuga ngo naba Yesu ariko bitaga abigishwa, niba ugiye mu bya Yesu rero nyine jyamo wese ari byo bikuraza amajoro n'amanywa. Birakomeye nabyo mutagira ngo biroroshye, ari n'ukuntu urubyiruko dufite ukuntu tworoshyamo cyane iyo tugeze mu bintu by'Imana, tukibwira ko wenda igitsure cy'Imana kitaturiho, kandi iyo dutekinze for granted ibyo byose at the end mwisi tubona ingororano z'isi tukagaruka tubabaye, bamwe babaye heartbroken, tujye yose aho ni kure, aho ni kure. Rero tuje at the end of the day hahandi tutabona ibyo tuhashaka mwisi, tukagaruka mu nzu y'Imana kubona ibintu tudashobora gukora cyangwa kugira gute ngo tubibone. Kandi burya kati buri iyo wasogongeye n'ijambo ry'Imana rivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya kwagera neza. Buri iyo wasogongeye nuko nyine abantu bavuga ngo bigeraho, ariko ari n'amajwi ya Satani, kuko kuvuga ngo biri bored, ibya bintu nyine urubyiruko twivugisha ngo biri bored, ntago naba muri biriya bintu, ntago urabuzima nabubamo. Guys, you are kidding. Ntago kuko niba biriya bintu warabisogongeye, ndakubwiza ukuri niba warasogongeye kuri Mwuka Wera, nta wundi munezero wabona hanze uruta. Niyo mpamvu bagera hanze bakaba very disappointed, kubera Kristo niwe wabivuze. Yagucimije amaravuga ngo ninjye utanga amahoro isi datanga, kuko arayo waraboneye muri cacu warasogongeye, wajya hanze ukayabura bikarangira ukoze byinshi kugira ngo yabone ukanayabura, ukagaruka ukomeretse. Ako cya kibazo natangira nkubwira nti ese niki cyatuma youth afata decision yo kuvuga ati mpisemo gufata time yanjye nyaye gusenga ndetse kujya hariya, nyaye gusoma Bible, kugira niki cyamu motivating. Nicyo nandi kuvuga ngiye kati numva ari guterana kwera, nukuri cyagumye kingarukamo guterana kwera. Nicyo kintu cyane cyatuma uguma muri ibintu by'Imana, kuko hari niho ukurira, ni nkaho ariko navuga ushobora cyane cyane nk'umukristo mutoya ukiza mu gakiza church no hantu hambere ashobora gutuma uwa motivated, ugira iyo discipline, kandi ukura. Yego ni nkako nabivuga, ukura niho ari ama revelation yose ava. Yego kwegera na Kristo nibo na church ngiye, kuko impamvu mvuga church cyane nuko ari yanyigishije ibintu byose nzi. Yarambwiraga noneho ibintu bambwiye nkagenda nkabikorera mu rugo. Niho bavuze ngo ugirane usabane n'Imana, ngavuga ariko bintu bikora gute, nkatamba urugo nkabigerageza. Nubwo biri hard ariko ufite Holy Spirit nuko ntabwo uzarambarara. Ushobora kugwa, twese turagwa, ariko ntabwo uzarambarara. Mu nzu y'Imana kuko ntihazakurira. Ikindi kuba mu bantu nyine bumva iki kintu nakirekanye mvuge, kuko kiratugora nk'abantu bato gusiga company yawe. Hari ukuntu rwose wowe ufite inshuti, aba bantu twese tugicamo icyo kintu, kandi birumvikana harimo ukuntu bafite cycle yawe hanze, ari inshuti zawe, like inshuti zawe. Rero waza ukabona ni mu cyumva ibintu kimwe, biba bigoye. kandi mu rubyiruko turahura n'icyo kintu cyane, ukumva ni mu cyumva ibintu kimwe, watekereza kwasiga ukumva ntibishoboka, ariko buri abantu n'umunyarwanda bivuze buri nekeza abanyarwanda bari so spiritual, bavuze ngo mbwira mugenda ngubwira uriwe. Rero uko urushaho kusabana n'abavuga Kristo, ni kurushaho gusana Kristo, ni naho wigira, ni naho kurira, ni naho umenyera ko izo arega n'umuntu bumva discipline ari ngombwa, avuga nzasengera hari nyine niyumve ko kandi tugomba gukura. Niba Imana yaraguhamagaye igufiteho umugambi, izaza. Hari ijambo rivuga ngo yarabahamagaye, kandi abona yego yarabahamagaye, arabatoranya, arabiyegereza, none harabatuma. Nuko bigenda mu murimo w'Imana, uko bigenda. Ubona ko urubyiruko nkurikije ibintu uvuze, nuko kuvuga ngo iyo uhisemo Kristo ugomba kumenya ko n'ubuzima bwawe buhindutse cyane, ukamenya ko aho wari uri ari ikirere, ari abantu, ari n'ibihe, uko wabitwaraga bigomba byose guhinduka, kuko ntago wakirira
aho wari urwariye ifose aho kugomba kuhava ukajya aho bari bukuvura kandi twamaze kumenya ko mu nzu y'Imana ari he ari hopitale cyangwa ibyo bitaro by'abakiriye Kristo. Kandi akandi kanavuga kuko tugufasha urubyiruko cyane cyane bakiri bato mu gakiza. Iki akandi kanavuga abantu tujye turana ko rega impamvu ibi bintu ngiye byanjyoye nuko twabiciyemo ubuzi nyine hari akandi kantu kandi cyaka gupresiza kugira abakristo bato burubyiruko bamenye. Hari akantu tugira iyo ukiza ko kuvuga ngo nyine ukahita ushaka kuba holy like nyine kuhita ukizwa ukaba mbese nkuko uvuze akantu ko kuvuga ko caca ari kwa muganga mitamva karaje. Hari ukuntu uvuga ngo nkanjye ari nk'igihe nakoraga ikintu nkavuga man iki kintu n'ikimubona nago nzongera ejo nkacyonye cyangwa nkanarira nongeye nyikoze rero ukavuga ibi bintu nyine ukumva ugize guilt ukavuga rero aho niho benshi basubirirayo ukavuga ati se reka ngende ibintu mbikore noneho nzagaruke meze neza kandi aho deva bagufashe kuko none haragenda akakwemeza n'igihe utagaruka baba baragiye rumwe bakagaruka yego kuko rero iki navuga iyo ukiza it's a journey nukuri niba n'umushumba ashobora kubwira ati tureberaho akubwira ati nanjye ari Rwanda nabyo it's a journey nukuri nube uko nukugira nukwima imbabazi muri nicyo nanjye kubwira like urubyiruko we have to have the culture cyangwa uburyo bwo kwiha grace ukiha grace ukigirira imbabazi ukamenya ko buriya niba encounter y'umwuka wera kuradukizwa niba ari ahantu itikora ni mu mwuka ariko mu mubiri uba ukifite ibibazo niba ari aho ukomeretse ugikometse niba ari intege nke wari ufite ntabwo zihita zidisappearinga. Niyo mpamvu uvuga ati mu mwuka nuzuye mwuka wera ariko aragira gute arakora ku mubiri reka nihe imbabazi ngende muri process ari byo turi buze guhuza no kuvuga ngo discipline ni process ituvana mu buzima budakijijwe cyangwa mu buzima bwo kuba kure ya Kristo itwegereza umusaraba. Noneho hari ikintu waruvuzeho kituma nshaka kuvuga ati abajene bari kutwumva kavose bari abantu kwari kuvuga ibintu nibatubwire challenges koko tuzimenye tumenye n'ukuntu twazovercoming challenges ubundi ubona umuntu yahura nazo muri uru rugendo kuvuga ati modern turi mu isi iri very modern bitandukanye n'ibya kera urubyiruko rwa cyane rwagiraga ibintu byinshi birurangaza n'ibiki ariko muri iyi si ifite ibintu byinshi biryoshye bingana gutya. Ese ni gute wa maximinga discipline umuntu yakibaza icyo kintu kuko hari abantu baba baragerageje atari no kuvuga ngo banze charge ariko intege cyangwa ibitekerezo ntibizi ubundi ni iki twababwiza kati ufite ibibazo byiza kabisa biso ndabizi neza ko hari ibintu twagiye tunyuramo tuvuge n'urugendo rwo gusoma Bibiliya uri kukuntu wayifunguraga rimwe ntunabyumva ibyo uri gusoma cyane rwose kera wari umenyereye gutya none ugiye kuvuga reka mfomboze kati ibyo bintu byakubayeho byo kuvuga ngo aho ngo n'Imana imbwiye ndashaka kumva icyo Imana ivuga nti wasenze umaze ibyumweru utazi yura ariko nagiye ugeze ubwo ku ijambo riri utaraba kuri Yesu ararira wita base ibintu mazemo iminsi nibyo bibabaje Kristo ukababara ukamara ukwezi cyangwa icyumweru kuko watindaga kongera kuyifungura waravuga ibintu Yesu yarandakariye urumva rero challenges asomeye urumva ko uvuye kuri ako kantu ugiye muri noneho discipline yo kuvuga ati ngiye gusoma verse imwe ngerageze no kuyumva noneho byinshi ubutaranagira na understanding. Ese how do you overcome that? Si nibyo gusa ufite ibintu biri kugukurura hanze ni iki wakora kugira ngo tuvanye amahitamo yuko twayaganiriye ni iki kindi umuntu yakora cyoroshe muri iyi si kiri modern ku buryo ashobora kubikora mu buryo bw'umworoheye? Ati urakoze iki ni ikibazo cyiza kono mbyumva tureke no kugira so spiritual kugira abantu batagira ngo twabaye so spiritual cyane bakagira tuvuge ku buryo abantu babyumva. Icyambere nge nekereza ko ari ukumenya ikibazo ufite kuko abantu ntago tugira distractions zimwe iyo njye ashobora kuri social media ugasanga yawe ni peer pressure ugasanga undi afite wenda
ikindi kintu icyambere no kumenya ahantu ufite intege nke ukamenya aho urwaye ukamenya ikibazo ufite challenges zibaho nkanjye mvuze aga challenge gasekeje ngiye yanjye yari filme wow ngiye social media ntago ngiye byigeze biba cyane kuko njye n'igihe ndamirwa social media mva na phone rwose nyine ntago social media igeze imbera cyane ariko nayo ubwo rero uvuze filme mfite nibuka nostalgie ya série kure abasere no utayifite icya kuri televiziyo yego amasaha kugomba kubuhaje nje rero yari filme hari nk'igihe navugaga ngo nkavuga ati urumva iyo umuntu agitangira avuga ngo ndafastinga nkavuga ati ndaza gusenga niyirize narabyuka mu gitondo nkasenga iminota mike cyane umunsi wose nkareba filme wirije nkaza kuri umva saa 11:59 nibwo nari nzaga kuri filme nkahita njya kurya utanasenga mbese numvaga kwiyiriza filme nukuri filme yari ikintu nshobora kuraraho kugera saa 11 za mu gitondo ndi wite naragenda ku kazi filme yari my distraction like nyine navanaga kandi nkunda amaseri narebaga seri nkayivanamo nkahita ndeba indi nta gusenga ubwo umva hari n'igihe nabonaga seri nkavuga se bungiye gusenga nkareba seri aryoshye bungiye gusenga nkabitekerezaho kabiri so njyewe nabanje kumenya ikibazo mfite ndavuga filme se n'igihe navuga ati iyi website we nandeberaho niri gutuma nakurikira nkayikura mu ejo mitono nkaba nayishubije urumva icyambere no kumenya ahantu urwaye hari n'abandi bafite peer pressure bakavuga ati wenda ndi umukristo ariko ndacyakunze ubuntu kandi abantu ako kantu gakunze kugira abantu benshi bakunze guhura nako ukavuga ati ndi umukristo ariko ndacyifuza kari akantu ndacyifuza kujya hariya hantu ndacyifuza kujyana na bariya bantu urumva ugasanga uga peer pressure kukumva ugikeneye n'ibyo hanze ukumva nyine uracyakeneye n'ibyo abandi bafite nyine ukabona yego akantu ka yego iryabyo urubyiruko akantu rwose karatugaza urabona ukuntu umva well said kabisa uvuze neza cyane kuko ikintu uvuze kimeze nkaho wari familiar na movie isi ya movie I know the website and everything ariko isi y'Imana ntiwari familiar rero nkeka ko ari kimwe mu kintu gituma urubyiruko tutamenya guhitamo Kristo ntago tumuzi ntago tuzi ubwami bw'Imana ntago tuzi iby'Imana itanga bigatuma iby'isi ye iduha kuko tubibona ku kanya tukumva ko ntago bihuye n'iby'Imana kandi ibintu by'Imana biri itano ubwo twagezemo twamenye uburyo ibi turi kubaha bizakomeza ariko ya mafilime yarako kanya cyane rwose tugahita tuyasigaho tugahita tugenda hari ikintu nkunda cyane nize urabona iyo umuntu agikizwa twavuze uburyo umuntu ashaka kubahurira ariko hari n'ikintu cyitwa imbuto hari imbuto ebyiri imbuto imwe ya knowledge indi mbuto ikaba ya life sibyo turazizi zazinde ebyiri zari muri ugasanga umuntu mushya muri Kristo yuzuye iyo knowledge y'isi abakristo n'abantu bagoye abakristo ntibishima abakristo ntibajya barelaxinga ibintu nk'ibi barababara nibo bagenerwa ibintu bikakaye no yaza gukizwa kubera yuzuye iyo knowledge umuntu yamuha rya jambo nyamara muri Kristo ni sawa tubyine dusirimbe tujye gutaka kada kubera ko biho biri kugwa habaye muri ibi bintu ntago byaba byiza niyo mpamvu urubyiruko muri no discipline mbona ko dukwiye gushira imbaraga mu kurya ku mbuto y'ubuzima ariyo Kristo tukakuramo ibi byose bagiye batubwira ngo abakristo bakomplika ubuzima ngo ibintu birabishye ngo ntidushobora kuba modern noneho tukagira gute tukagira amatsiko cyane yo kuvuga ku bintu bavuga ngo ni byiza ni biki ukagira ayo matsiko ukarya kuri mbuto y'ubuzima ariyo Kristo iyo akuzuye ya filimi yije irakubitika mbawuzinga kuko abantu bibwira ko
dushobora twe urubyiruko kurwanya umwanzi kubera ikindi hari ijambo rikuzuye iyo iby'isi bije bikubitaho bita bibouncing bikava hari amasengesho akuzuye iyo iby'isi bije biragenda hari umwuka w'Uwiteka ukuzuye iyo ndi mwuka uje ntago ubona aho yego ariko kati tutirengagije ko yego biragoye gusa nk'abantu bari kudukurikira kutavuga ati filme simbi nukuri ntago filme ari mbi hari n'abantu bigiye muri filme hari nk'umuntu rwose uzi icyongereza kandi yakuye muri filme gusa hari n'abantu nukuri kugira nyine tubivuge neza na social media simbi kuko ni turikoresha yego ahubwo biterwa ikintu twavugaga uburyo igikoresha kuko niba waravuze ngo ni nko kuvuga ati ndi umusirikare ariko ibintu ukora mbese si byuha umwanya cyane nako muri Kristo bimeze ikintu cyose ushatse kurutisha Imana yego nicyo iyo niyo twita distraction kuko ikintu niba ureba filme bikagera aho wibagirwa ko ugomba gusenga iyo ni distraction niba ushobora kuba wajya kuri social media kakurutira umwanya gusaba ariko sibye ko n'ibintu tugaburira kuko reka nkubwire iwacu mu mubiri ndi kure cyane y'Imana hari nk'ukuntu kuri social media nubwo turi kuvuga nta kintu twaye bitewe n'icyo zikoresha kuko abantu benshi bakorera akazi n'ibindi bitandukanye ariko ibyo ugaburira kuko ushobora nko kureba filme sibyo cyangwa ukareba nk'andi mavideo bigacarenjinga ibintu wari usanzwe uzi wari warizeye ukazasanga nk'uburi kujya nko gusenga nk'urugero rusekeje uri kujya nko gusenga uri kwitegereza nk'umwinfluencer akantu wabonye yambaye aba muri time yo gusenga uri kumva mind yawe yamaze kuba distracted already kubera ibintu wagaburiye umutima wawe ubwenge bwawe ibintu rero uri kumugaburira yego niba unagiye kuri social media nk'Umukristo nuko tubwizanye ukuri we have to grow kandi tugomba kwemera ibyo twagiyemo n'ijambo ry'Imana ikora bivuga ravuga ngo nuba hari ukabona hari uzatanyuka so nudakonja nushyuhe n'ibintu nk'ibyo nidakonja nushyuhe nzakuruka ubwo rero nuko bimeze nuko bw'Imana bimeze yego n'amahitamo ujya social media urabizi neza ko ari ibintu bitari byiza choose hitamo ibintu byiza hitamo ubundi reka nkwereka ari ikintu ngiye cyamfashisha muri urugendo rwa spiritual discipline naricaye ndavuga ntoke ndazi neza ko ngifite intege yaba ari izo movie nanjye narazirebaga ari ukugira gute ibintu biraho nyine bitari ibintu bikubaka ndavuga nti rero kugira ngo ibintu nzabishobore ngomba kugira za kirazira yego principles ndavuga nti ngomba kugira imvuga ati ibi no principles ukavuga ati niyo byagenda bite okay at least ndacyari kugerageza ariko ibintu nzambona bije nzajya nsayininga mu mutwe wanjye danger ibyo bintu biri mu bintu byamfashije so rero na social media kuba tempted it's so easy ziri design ku rwego psychologically kugutwara attention that's the point niyo wavuga ngo I scroll ndeba ngo ibintu biri kurishane no I'm telling you nabyo biri design kugutwara the time kandi ntago ari byo bikubaka ni relationship with the Lord so ikintu nabwira urubyiruko ruri kutwumva ni ukumenya ngo hari ibintu bitagomba kwinjira mu buzima bwanjye hari n'ibintu bigomba kwinjira ibyo nzinjiza nibyo nzakomeramo ibitazanyinjira ntaho nzahurira nabyo hari akantu ari kwavuze ka gatatu kitwa fasting kati nago akibagirwa ko ako kantu ka fasting ni sawa cyane kubera ko urubyiruko tujya ntitumenye ukuntu bimeze nagira ngo ugire ukuntu kababwira kuko nyuma y'amasengesho nyuma y'ijambo hariho na fasting ejo nahuye n'umuntu arambwira ngo nukambera fasting ariko celebration twakoze nicyo kintu cyanyiretse uburyo roho cyangwa imyuka yacu iba iri thirsty cyane giti cyabwira ko kantu kuri fasting kinavuga fasting tugiye mu ijambo ry'Imana fasting iravuga ngo mbenuwo bavuga umudayimoni mbenuwo akurwamo no gusenga no kwiriza ubusa rero kuri fasting iryo jambo nayo ntago fasting kubera ko yangoraga ntago nayikundaga pe kuko ari abantu twigira apeti nyine kuko fasting nyine isawa kabisa uva kwizirika umukanda ariko ushaka no kwibaza se ari n'abantu bavuga ngo ngo kwima ibiryo se ngo nibyo bituma Imana ikumva you know ibyo bintu nk'ibyo ariko fasting icyambere nugakora fasting utazi impamvu ikoze yego nugakora fasting dafite purpose
gukora fasting kandi ugakora fasting utasenze ntabwo yaba ari fasting. Fasting ijyana no kwiriza, kandi burya fasting ari abantu bumva ko ari ukwima ibiryo gusa. Fasting ntabwo ari ukwima ibiryo gusa. Ushobora no gukora fasting y'ikintu ukunda. Niba uvuze ngo ngiye kwiriza ni ukwitandukanya n'ibintu byose byakunezezaga. Mwanjye wavuga filime ngavuga ati iyi fasting wenda niba ndamara iminsi ngahe nakora filime n'ibiryo wakundaga sometimes, ariko iyo ni journey. N'ibiryo wakundaga ukabyiyima, ushobora kwibaza ko ikintu ibabaza gutyo, uribabaza gutyo kugira ngo wiyime like nubwo ngiye numva kwibabaza ariko no kwibabaza kugira wiyime ibyo, kugira wegere ubwami bw'Imana, sibyo? Kuko fasting no gusenga ushobora nyine gusenga ukabana hamwe n'Imana, ariko iyo muri fasting kubera uba wiyimye ibintu byose ukavuga ngo ndashaka Imana. Niyo mpamvu navugaga ujye gusenga, ujye gukora fasting ufite purpose, ufite ikintu uri gusengera, kubera ko nibwo urumva kuko uba wiyimye ibintu byose ukunda, wiyimye bya bindi byose kabisa, yaba ari ibiryo, yaba ayo mafilme, yaba izo kujya out n'abantu bakunda kwisohokera, ibyo bintu byose ukabyirengagiza. Iyo wirengagije ibyo bintu byose niho umutima wawe none uvuga ati ibintu byose ndabiretse bya nakundaga numvaga nshaka, noneho umutima wanjye uri kureba nde Imana. Yego ukuvuze niko. Rero numva fasting cyambere nugakora fasting udafite purpose, nugakora fasting utasenze nkanjye ujye uvuga ngo ntago mbese niba ari fasting pray. Ushobora no kuvuga ati ko fasting wenda ndi mu kazi, nabyo biba nareka gukora se oya, ntago uzareka gukora, ariko make sure your heart niyo waba uri mu kazi kuri kuvugana n'Imana. Yes, that's fasting iki. Nibutse ba bantu bajya bafastinga amasaha akagera umva iri imbere kuri rwa rwego abari kwismailinga saa 11 fuka Mana umunota urawubaruka Mana we urataze kurangira arabonye gutyo. Rero nkurikije ikintu uvuze ni ukuvuga ngo fasting ni separation. Igihe cyo kwitandukanya, ukitandukanya n'ibyo ukunze, ukitandukanya n'iby'isi, ukahereza attention Imana nkoza buriya 121 tubwira. Amaso yawe akagira gute, akareba Uwiteka. Noneho nkabona ko impamvu twafastingaga tukaguma muri filime ariko tutamenyaga ko iyo wafastinze wafashe ya time wakoraga cya kintu wayihaye Imana. Umwese w'umujene ndari kutureba nuko bigenda. Nago fasting ari kuvuga ngo ndetse ikintu ahubwo no gufata icyo kintu ukagikuramo ukahashira Imana. Niba waryaga mu gitondo saa 6 nimugoroba, iyo wirije no kuvuga ngo urasenga mu gitondo saa 6 nimugoroba. Kati ariko nanye nshaka kubaza, dore wambajije bihagije, nanye nshaka kubaza hari ukuntu urubyiruko tuvuga ngo Imana ikoresha abantu bakuze, kubera ya stories tuzi aba Mose, bakoraga Imana kuri 70 ingahe. Noneho ukibaza ese cyane cyane ko duhe n'urugero rwo muri Bible abantu wenda buzi Imana yakoresheje bakiri batoya, ariko noneho ugaragaze kuntu umuntu muto yashobora gukorera Imana. Nyine ari nk'urubyiruko ruvuga ngo wenda Imana ishobora kubirebera nko kuri age, ikavuga ati wenda uyu ni yakorera Imana. Ese age ni Imana ireberaho cyangwa irebera ku mutima, irebera uburyo uri prepared? Yego bidusobanurire. Birashoboka nyine ko urubyiruko rwakorera Imana kandi bihambaye. Icyo ni ikintu kiza cyane kuko nanjye narakibazaga cyane, nkumva ko hari certain level ngomba kugeraho kugira ngo Imana igire ikintu yakora cyangwa ngire uwe nahesha umugisha. Ariko igitangaje twese imbere y'Imana turabana, niyo mpamvu twita abana bayo. Twakurikiye Kristo, niwe mfura tukamukurikira. So no matter what, as long as umwana w'Imana twese. Noneho ikindi gikurikira nuko Imana ntago ikoresha umuntu ngo kubera imyaka. Imana ikoresha umuntu kuko ari available. Iyo ufite umutima ushaka Imana nkuko Bibiliya tubwira ati shaka ubwami bwanjye n'ubukirano, ako kanyira kuzura ikagukoresha. Noneho urugero nsabye ni nyinshi. Rega turebe nka Dawidi. Yego. Dawidi igihe Imana yamusanze, igihe yari arimo aragira, igihe amakora ibiki byose. How old was he? Yari umwana muto, atazi, ariko Imana irimo imurera, imutraining. So gukoreshwa n'Imana bihera muri training. Ariko twebwe urubyiruko kubera ukuntu modern world tubwira ati successful person abari kuri social media, nago twumva ko no kuba muri training ari gukoreshwa n'Imana. Guhishwa. Kuko Imana yanzika kanzika
prepara kwicara kuri ya throne gusimbura Sawuli ntago babyoroshye yego n'ukuri niyo mpamvu rero ibanze kakwibikira kandi kiragiye ni nacyo Imana idushakamo urubyiruko kubera ko tuba turi abanyembaraga dufite imbaraga ziruta babandi twibwira ngo niba Imana ikoresha dufite ubwenge dufite ariko njye ntinda ku mbaraga z'urubyiruko kubera ko ngenzi neza ukuntu barakubwira ngo iruka ibintu wa mama wa papa mukuru adashobora gukora ugashaka gukora nk'ibintu bitanu ku munsi wa ndashobora urumva izo mbaraga uzikoresheje Imana nicyo kintu Imana iri gushaka ku rubyiruko avuga ati njye mpizo mbaraga mperezo iyo youth ubuto bwawe maze mbukoreshe ingororano uzibona cyane mu bukure bwawe kandi tugiye tunareba abakozi b'Imana benshi dufite usanga baratangiye ari bato kakubwira ati natangiye Imana inyibwira ari muto ubu ngubu turi kubamenya ariko urugendo rwatangiye muri urubyiruko icyo rero nicyo kintu kubera ko urubyiruko ntidushaka kurivinga biriya bintu life of sacrifice kwiriza gusoma ijambo ntidushaka kubirivinga ariko turashaka kubaho ya spotlight kuko tuyibona ku bakuze ugasanga ni challenge igiba nyine mu kintu cyo kugira ngo umuntu akoreshwe n'Imana so icyo nicyo navuga muri mu bijyanye n'abantu barikoresha kati urakoze cyane hanyuma se ndumva ngize kandi kabazo ubwo ndikwareza urubyiruko ibintu tuba twaraciye bari byinshi cyane ariko ari nk'ukuntu nk'urubyiruko cyane cyane iyo ukijijwe hari igihe ubona ibintu bitewe na preparation nge nizera ko Imana izadutoza bitandukanye bitewe na calling hanyuma tubwire iriya hiding Imana ko urubyiruko rero nta bintu rwose byo kuduhidinga ibintu byo kudutegurira ngo ku ruhande tutagaragara arigena nabyo biba challenge kuko wumva ufite imbaraga hari nk'ukuntu wumva kabisho kubakorera Imana ukumva ibintu byose wabishobora n'umuntu bumva ibintu byose muri church yayikorera kubera imbaraga ariko nibyo koko nyine turubyiruko ariko noneho kugira kuriya Imana kwicaza ikagutegura ariko na Bisiraheli baje Imana yabatwaye itangira kubereka ibikomeye like mbabona natwe ariko bigenda igatwereka ibikomeye ariko twaje hari nk'ukuntu uza Imana igutwara gake ubona ibintu ari byiza nkanjye rwose nakijijwe mbwira Imana ngo Imana ndumva nyene ngiye nabwiraga Imana ko nyene na parfait kama ndumva nyene parfait Imana kayima ariko niko bigenda nabwira Imana kari kenda ndagashaka ako kanya abakobwa tujye twibuka ko turi princesses Imana idutreatinga ntubizi uzi ko iyo parfait ishaka ikayiguhereza nge nasabaga na shokora Imana ikayima nasaba utuntu duto ukajya kubona ukabonera tuguhaye so ariko parenthèse ariko urumva kintu ashaka kumvikanisha sinibyo ariko nyine ugasanga ibintu byose nyine Imana iragutwara neza iracyakubwira amagambo meza nge nakunda ko Imana ajya kumbwira nkumva ndishimye nyine ukumva Imana nyine gutwara kabisa nk'umwana nyine w'ikinege ukunda rero ukagera hagati utangiye gukura kugira ngo tutaza kwibana nyine ku bantu bakiza ariko noneho n'abandi bageze hagati bari kubona ibintu byahinduye isura ukagera hagati noneho ugeze muri ya time ya preparation Imana ikagucicikana ikagusiga mu nzira ikagusiga ahantu nyine ibintu byose ubona noneho bikwirundiyeho wanabibaza sometimes kanicicikira rwose abantu kujya bavuga ati ariko noneho tubwire iriya time ya preparation umuntu yiciyemo akabona ibintu birahindutse Imana nuko Imana ibidahari cyangwa ibihari ariko noneho ukuntu nshaka kudusubiza nyine utubwire iriya time ya preparation ni gute umuntu ayitwaramo ese wayibona ibamo ihe grace nyine utubwire iriya time ya hiding kunimera ku rubyiruko n'ukuntu umuntu ayitwaramo that's deep very deep mere ku kuntu wafomi icyo kibazo no kuvuga ngo Paulo yarabyivugira aravuga ati wari muto utungwa n'amata ariko ubu igihe cyo gutungwa n'iki ni nyama ugomba kuryana n'ibiryo byiza byuzuye ni ukuvuga ngo iyo winjiye muri preparation time ubu ugeze ahantu ugomba kwicara ku table y'abantu bakuru none iyo preparation time irimo hiding ukuntu Kristo aguhisha uzi ko ukora ibintu ntagere n'ukubona uzi kuvuga ntagire ukumva uzi kujya muri mu bandi Christian community ntibanakubone ukajya ugira ngo ntiwegeze uba naho hantu kubera iki first of all igihe cyawe kiba kitaragera
imana y'ibihe ikorera ku gihe kandi igihe cyayo gitandukanye kure n'igihe cy'abantu. Iyo uvuze at the wrong time ugira consequences zitari necessary. Niyo mpamvu abayo irabahisha. So ikintu navuga cyambere nk'umuntu uri muri iyo season, be grateful. Shimira Imana kuko iyo season ni bake bayijyamo. Yego. Twamaze kubona ko abenshi binjira muri Kristo babona bitaryoshe nk'uko isi ryoshe bakagenda. Kugira ngo rero ugere muri iyo season ya preparation time, uba waravuze ngo ndi hano Yesu. Yego. Nkoresha. Byanditswe bavuze ngo ikoresha abari available. Yego. Iyo rero wamaze kwereka Imana ko uri available, winjiye muri iyo season ikugeza aho ngaho rero itangira kukubwira ati twaraganiriye, uzi ijwi ryanjye, uzi ko ngukunda. Nintanavuga wibuke byabihe. I know. So no kuvuga rero nakunze indirimbo cyane ya y'umuhanzi Israel avuga ati nkwandikira urwandiko rwa kabiri nkwibutse. Iyo ugeze muri birabihe ugira ukuntu wibagirwa gato ugafata Imana yarancecekanye. Ari ngiye baza ko man ayuri taravuga ngo waraguye. Avuga ko man urahari cyangwa naragusomye mu bitabo cyangwa naribeshye naragukurikiye nshaka ko ari ibintu nibwiye ariko muri Imana yisezeranyije irasohora. Kira ni igihe cyo kugutoza kuzashobora gutwara uburemere bw'amasezerano. So rero what can a youth cyangwa urubyiruko umuntu wisanze muri state yakora? First, be grateful. Ariko second, ikintu gitangaje, iriya season ni season yo kumenya ubushobozi ufite. Ni season kuko ni season utaba ufite bwagufasha bw'Imana directly. Ubu uri gukora based on the word. Faith ni hikora kandi ndagiye tu avuga bigenda bitari harya ukiyibutsa ukajya kwishakishiriza ukavuga niho ability yawe Imana yakubitsemo itangira gukora. Ntabwo uba ugikorera kuri ngo nzi by'isi ivuga kuko uba warasomye waragendanye n'Imana. Uri gukora kuvuga ati ariko Imana yavuze gutya. Mbese n'Imana ibiri kugushyira ku test ikuvuga ati ngaho nyereka ibyo naguhaye ubihuje n'ubushobozi nakuremanye birabyara iki. Nimwe makazi uratuza aho rero no kandi nacyo kinimana nunyaka sheri si umuguhe turi kumwe kucyugiye aho hantu. Rigibaza urugirko duhe nabyo ni bimwe cyangwa ko Imana ko ngeje imyaka bite cause Imana yaje imyaka ingahe singusubiza. So reka twe kwajya no kuvuga ngo abana ariko turatinda mukanya. No kuvuga ngo umujene aba afite amaraso ashushe ashaka ibintu biba ako kanya kandi muri preparation time niyo benshi tushobora no kwita waiting season. Nicyo cyo gutegereza ko ibyo Uwiteka yakubwiye bisohora. So ugomba kugira patience ariko patience itari mu bunebwe. Nkunda kumva western world bavuga ngo when the Lord puts you in a waiting season, what does a waiter do? You are a waiter because you are in a waiting season. The waiter does what? He do what waiters do. He serves. Wow. So nuko iyo uri muri waiting season twabibonye cyane mu bakristo batagize ubushake bwo kumenya ijambo no kumenya Imana byandi twavuze imbuto y'ubuzi akicara kuba Imana izabikora. Au contraire, iyo uri muri waiting season you have to start to serve kubera ko uri kwerekana Imana ahuye nayo n'ijambo yaguhaye bikubitanye na ability yawe. You are serving. Kandi wages z'umuserver ni nto cyane. Ntububona ingororano zingana n'akazi ukora. Mubizi se ko n'urugero the owner of a place ashobora kwirwa yicaye akeninga wowe uri wewe wiri ukora. So a server ntago expecting a lot but you give a lot. Yeah. Okay. So one of the things ni ukuvuga ngo do what waiters do. Gira gute savinga utexpectinga niba nakwignoringa umenye kuri mu bihe byo gukora gutyo. Igihe cyawe nikigera cya presentation uzahabwa ingororano z'ibyo wakore cyane n'iby'ibyo ugiye gukoresha. Katunyibukije ijambo we Mana we kati you are so amazing. Nibutse ijambo uziko Yesu abatizwa hari ijambo ryagarutse kabiri. Yego. Imana mbere yaramubwiye ngo uyu ni umwana wanjye nkunda. Kurabona ko heaven opened noneho umwuka wari aramanuka aravuga ngo uyu ni umwana, ijwi riva mu ijuru avuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nishimira.
ubwa kabiri igicu cy'umutwikira ari kumwe n'aba Petero bazamutse ku musozi yavuze ngo uyu n'umwana wanjye nkunda kanishimira rya jambo ariko yongera ngo mwumvire uvuze akantu ka season ndabyumva kuko hari nk'igihe mugani ukora nk'ikintu ukabona abantu nibashima nibagize gute you are serving it's a season ntagire ikintu witega ariko hazagera ya time noneho uba ona bakavuga ngo mwumvire yego wow ari time of presentation ni Imana ikora ariko hari ikindi urubyiruko tujya twibagirwa Imana ni ihemba as long as you are serving akantu ka waiting ariko kagora urubyiruko pe ibyo kudutegeresha ibintu dukunda ibintu bya sharp sharp oya imbaraga dufite utabanje kuzishyira kuri balance twakora ibintu reba nawe ufashe imbaraga ziri mu rubyiruko ukabwira umuntu atakira aya mata yatwara utamubwira ati bayatwara yagenda uko ayisho yagerayo yose yamutse so the Lord teaches you ufite ibintu byoroshe by'abandi gutyo kugeza igihe icyambere si ukugerayo kare si ukugerayo mbere ni ukugerayo ku gihe kandi ibyo ujyanye byuzuye ntacyo bimaze kwakira umwuka wera n'imbaraga n'umugisha ukazabigezayo byarapfa you blessed rero dusoza ndagushimira cyane ibintu twagane ni ibintu byiza gusa ndashaka kumenya message ya nyuma wahereza umuntu utangira urugendo rwa spiritual discipline kandi umusirimu reka tubyongereho umusirimu ni gute ya rugenda mu buryo butamuremereye ariko akarugenda yego murakoze ikibazo ni cyiza message natanga dusoza kati kandi you blessed me ni kuri a lot message navuga nago nekereza ko abantu kuno bafata ngo iyo ubaye murokore utusa nabi utubwenge n'abantu bavuga ngo brainwashing ntegera gisabivugaho ubutaha ubwo rero na icyambere mwuka wera akora kuri iyo character ariko ntago ajyana navuga umuco sinzi ko nabivuga ntago ajyana ya kwa kundi uteye ashobora kubifona mukundi ushobora kuba uri umuntu ukunda kwiyambara neza wenda ukunda kwiyambara neza mwuka wera ntago azakubwira ngo yangu iyo style ibiki n'ibiki ushobora kuba wambaraga ibintu bigufi akubwiye ngo wambara neza ariko wegezeho gato kugira nyine tusanisha nabyo by'ubusirimu n'iki rero ntago mwuka wera ibyo ntekereza ko abihindura icyambere cyo icyo navuga icyambere nuko kwemera mwuka wera kuko ibintu naje gusanga bitajyana na logic message natanga ibintu ngiye nagerageje gushiramo logic biranga kuko nagerageza kuvuga ngo ngo nzasenge cyane iki cyumweru nzabikora neza ibiki n'ibiki ariko sin including mwuka wera ugasanga ntihunguye burundu ubwo rero bisaba ko ibintu utabishyira mu mutwe uhubwo ukaruka urugendo ugendane na mwuka wera ukavuga mwuka wera lead I will follow yego ukamenya ko uru rugendo nuti including mwuka wera nukuri ntago uzabishobora iki nababwira ndi bugaruke message yanyu banatanga nuko twabivuze ko turi gukora conclusion iki navuga nuko gukora ibintu nabivuga gute ko muri make kuba muri discipline ko guhozaho akantu ko guhozaho najye niko nashaka kuvuga biriya bintu bitangira ubinywa nk'umuti ariko birakarangira wumva bishaririye pe ariko birangira bibaye yo character rero niwumve ko biri kumunanira uyu munsi wenda tari gusanga ko bikwiriye kumva nibizakunda if you pray today wihangane nejo ugerageze bizageraho usanga ko kugerageza ko abaye ibintu bisanzwe indi message natanga niba ugiye mu bintu niba waraje muri ry'agakiza nukuri stay niwumva byanze kuko twese ari igihe wumva wasubira inyuma ukavuga ibi bintu ntago bizakunda ndabona byanze n'ibiki nk'uko bavugaga waiting season ubwire Yesu umbwira ati ibi bintu ni ukuri cyambere nubwo aragira urubyiruko rushaka guhisha ibintu biri mu mutima wacu kandi Imana ireba mu mutima so
niba uri kumva biri kwanga bwira Imana ati Imana ibi bintu birananiye, Imana izaguha imbaraga. Niba na Kristo yarabuze imbaraga, ibaze none twegwe kuri bizagenda. Ubwo rero Kristo aratwumva, ibintu byinshi twaciyemo Kristo yabiciyemo. Rero nibyanga bumva byanze, uri ku munota wa nyuma hamagara Kristo mbwa ati birananiye, yorose wiryamire azakora. Kandi nuko niba warakiriye Yesu uzagwa kuguzagwa, ariko ntabwo uzarambarara. Umukiranutsi agwa karindwa ariko akagira gute agahaguruka. Imana ni umubyeyi, Imana iradukunda uko babivuze. Iyo wakiriye Kristo, ntabwo Kristo yakuretse wenyine, yaguhaye ikitwa umufasha ariwe Mwuka Wera, agora impande aravuga. Ahubwo icyo nakubwira, gerageza utuzisha ubuzima bwawe, izi zo hanze zituze, urushaho kumva Mwuka Wera. Igihe ufite intege nke azagushoboza, igihe ushaka kumenya azakumenyesha, icyo ushaka kwiga cyose azakikubwira, ari hafi nk'umufasha. Ikindi nashaka kubwira urubyiruko nuko spiritual discipline, abasore cyane ikintu baracyumva, it's like going to the gym, nuko building amaso. Ntago wajyayo umunsi umwe ngo uhite building amaso, bisaba guhozaho kugira ngo uvane result nziza. Kugira ngo rero umukristo uhamye, bisaba guhozaho ukemera gutanga iyo sacrifice, kugira ngo umwanzi nagusanga azasanga uhagaze kandi ukomeye. So Imana umugisha, turabashimiye Deborah, wamfashije cyane, wadufashije. Thank you for coming to the Grace Note podcast. Nukwinzagaruka. This place is amazing. Tugomba kongera kugaruka. Mu commenting, mu sharing, if there is questions, ibyo mwakwifuza ko twaganiraho twavuzeho gatoya, gusa don't forget to share this to your friend. Hari igihe bishobora kumubera umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. N'ubu ni uburyo bwa evangelism. Imana ibaha umugisha, mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.